kandi nzi neza ko mwagira ubuzima bwiza n'umutekano ukaboneka nuko kwirwa mwiruka bigahagarara. Please. Urashaka kuduha ikaze mu rugo rwawe? Yego. Ngewe na Juru na papa. Cyane. Akira ubusabe bwanjye ubyemere. Hanyuma ninguhemukira cyangwa ukabona nitwaye nabi uzabimbaza. Ariko nzi ko utazabyicuza. Reka nkubwire. Liam, biransaba ko nza kuvugana na Kay kugira ngo numve icyambwira. Mia, ndakwinginze iryo zina ntuzongere kurivuga mu matwi yanjye. Matwi yanjye araryanga cyane. Ayiwe Lia. Usikari wumpamagaye ashobora kuba yankurikiye imbabarira njye kumureba. Sibyo? Lia, bye. No, Mia. Ndashaka igisubizo. Kuki ibyo nakubajije birenzeho? Ntabwo nabishakaga. Shenge. Karama. Uriya kugukunda kwanjye nibibe intandaro yawe yo gushaka kumfata uko ushaka. Ntabwo ariko nagufasha uko nshaka. Nakubujije kandi kuby'impamvu z'umutekano wanyu wowe n'umuryango wawe gusohoka ariko wabirenzeho. Nukuri nanjye byantunguye nisanga ngomba kugenda. Ushobora kumbwira aho wagiye? Oya. Uri kunseka. Uziko umuntu wari wagiye kureba ndamuzi. Ahubwo ndashaka kumenya. Batubonye. Nzi nta kintu kijya kincika Shenge. Okay. Sorry. Shaka kumenya impamvu uramutipa umwiruka inyuma. Niki umaze kunsezeranya urukundo. Uramutipa uramushaka wiki. Komeza akumva. Nagize gutya rwose shitani arashuka kandi nta mutima mundi nari mfite ariko shiduka mfashe ibyangombwa by'abaturage ndetse ubutaka bw'umusozi wa Judaba kubizi akambwiyandikaho ariko nabwiyanditseho nta mutima mundi mfite. Arega buriya shitani nawe kugira ngo Imana imwohereze mu isi yagomba kumenya ko tugira intege nke. Icyo nicyo cyaha cya mbere nakoze. Ahubwo icya kabiri ni ikibazo wenda mfite mu kubaza. Kamaze mburugero. Sibyo? Uri umuntu mukuru ufite mu mutwe uratekereza, right? Hari umubyeyi ushobora gufata agasahura ibiryo by'umwana we ibyo yakagombye kurya. So yaba ari umubyeyi? Ntabwo yaba ari nta mubyeyi wawe umurimo. So niba nta mubyeyi waba umurimo ukaba ubyemeje ko nta mubyeyi waba umurimo, wowe uri umuyobozi nyabaki. Niko nkubwiye ko hari akora shitani yashutse wenda ndabona bikoreye ko hari abaturage ko nta mwana wari urimo abantu bose barimo
uwo mubyeyi se nawe aramutse yashutswe na shitani. I'm not ready gufightinga n'umuntu kubera urukundo. Niba ukeneye gukomezanya nawe nta kibazo kirimo, nakureka ugakomeza ubuzima bwawe ukiyaranya nkakuvira mu buzima, nabyo birakunda. Okay. Ntabwo nzi niba ari cyo nshaka kubera ko mu by'ukuri hamwe nawe dufite umutekano, njyewe na papa na Juru, kubera ko ntabwo nshaka kwikunda mu by'ukuri, ariko kuba turi kumwe nawe turatuje kandi n'abatwirukaho birasa naho bicecetse, ariko Shenge. Ditari gukora buri kimwe ku bwawe, gusa sinakomeza kubikora mu gihe umutima wawe uri kumwe n'undi muntu. Niba wemeye kuba umukunzi wanjye, binyereke mu bikorwa, apana amagambo, apana kunyemerera urukundo hama nyuma ngo ubonane n'undi. Nanjye ndi umuntu, ndababara, mfite umutima. Nigute ushobora kumva basa amaranga mutima yanjye? Kora umutima wanjye hano wumva ukuntu uri gutera. Iyo ndi kumwe nawe nuko biba bimeze. Muri iki kugira ngo byizere ko ngukunda kweli. Je naguhaye umutima wanjye. Gusa uko ngomeza kuba ndi hafi yawe, ni kuri komeza kumbaza, sinzi ikibazo gihari, kubera ko ukunda kumbabaza ariko. ntabwo mba mbishaka. Hari igihe nkureba nkabura n'icyo nakora. Sheri nyine ntibibagirwe ko shitani yansanze ndyamye, urumva arashuka. Shitani asate, uwo shitani wagushutse asate. Nzi ko yaje mu nzu zigenda namureba, ariko nyine amajwi narayumvisha mbwira ngo ngende ngo abaturage ngo mbahugure, ariko nta mutima muwundi. Buriya no mu bantu bagira umutima mwiza mbere, uhita unamenya ko ari shitani nyine wakuvugishije mu nzozi. nta muntu waje ngo akomange. Ubu nicyo wamamagarije hano, nicyo gisobanuro wari ufite ugiye kuma. Nicyo gisobanuro nibyo bintu numvaga nshaka kubwira. Ahubwo mama babwiye ngo none se ahubwo ikindi kintu cya kabiri, Sheri kubizi tumaze igihe dukundana, wenda ngewe nkaba nkwirezeho akubwira wenda ibyambayeho n'uburyo wenda iyo shitani yaje kanshuka, ukaba ubimenye kandi ukaba uri umuyobozi, aho kugira ubuzantanga. Urashaka kumenya niba nzagutanga? Se wagize ibanga n'uburyo umuntu akunda. Reka nkubwire, nagutanga ntagutanga, ibyo numva atari byo bifite agaciro kuri iyi saha. Itegeko urarizi, n'igihano ugomba kuzabona urakizi. Uriya musore ni iki yaguhaye gituma nibyo mba nkubwiye kugira ngo wirinde, urinde n'umuryango wawe ukabirengaho ukajya kumureba. Niki ufite iki kibazo? Niki yaguhaye? Okay. Mu by'ukuri uri kumbaza ibibazo byinshi ariko nta gisubizo mbifitiye. Uzi n'ikindi? Shaka kubira mu buzima. Shaka kubira mu buzima. I'm tired. Narushye. Niba ibyo wifuza, ngiye kukuvira mu buzima. I'm done. Okay. None se umva Shege, niba wifuza ko njye nawe dukomezanya, uriya musore ubuhe uwo wita ngo ni Liam, sinkeneye kumva cyangwa kukubona muri kumwe.
sinkeneye kumva yaguhamagaye, ndashaka ko akuvira mu buzima. Nubikora, I will be yours and I will protect you from everything. Atari uko nguko. Bitekerezeho. kukureka amategeko akaba ari yakwihanira. none se ubu nkawe wabumariye aho umariye icyo kugira ngo abo bose bamane ko ubwawe wanyifata ukanyihanira, nubwo wenda wanjyana iwawe ukamfungirana mu nzu wenda nkamaramo nimara ukategwa imyaka 20 nkayimara iwawe, ahubwo byubuze ukabumana. Giti dukundanye igihe kingana nako umbeshye ko nkunda igihe kingana iki? Ntabwo nigeze nkubeshye wenda ibyo none ngatiye ahubwiza ukundi bibi byo ku musozi wa Nyundo, ariko ibindi byose buriya byaruka. Nasikanemeza ko ari kuri hejuru y'ibinyoma isaha birimo kugaragara. Kuko wamagaye nkaza kugusobanurira. Nicyo kinyereka ko ibintu bavuga Nanze ko tujya ahantu mu mahoteli cyangwa mu restaurant kugira ngo tujye mu twumviriza, nifuza ko twahurira ahantu nk'aha tuganira. Ubusubwiwe n'iki niba nta kuri kodinze? Wampamagaye aho uzi ko abantu batari butwumve, batari butubone, batari bumenye ibijya mbere. Ubwo n'iki niba nta kuri kodinze? Nyine ngo niba ushaka kunyicira unyicira kugira ngo ukure. Shimwe ndagukunda. Mbabarira wikongera kuvuga iryo jambo kuko uri muri anteri sereri. Baby ndagukunda. Mbabarira Giti. Mbabarira niba hari ijambo ntashaka kuzongera kumva rivuye mu kanwa kawe mu buzima. Ni iryo jambo ngo ndagukunda. Sindagukunda. Please don't touch me. Numureho kabisa. Mbabarira. Twubahane. Kandi ndumva icyakuzanye hano kirarangiye, nta gahunda gifitanye nawe. Shiri waretse kugenda. Mbabarira. Ndikubona noneho ko nakabaraga. Byanze. Oya se nibikange nukuri. None se meze ute kumpamagaye ukambwira ngo uranshaka? Baye naranarambika hasi telefone ngugeze ku gipangu. Byagenze bite sheri wanjye? Shani. Rero reka mubwiye. Baravuga ngo ubuzi ndatora umujyi. Gaoka noneho inda ninde? Siko bavuga. Inda Ubuzi inda yica umujyi. Ubuzi inda yica umujyi. Inda ninde noneho umujyi ni? Oya Mana ya. Ariko nubundi utandaraje byose uramera nka cya gikeri bagize gute. Ngiye kwikundira komisiyoneri. Reka se noneho Mana nyagasani we. Nuko ugeze kuri komisiyoneri? Ngiye kwikundira komisiyoneri pe. Si wumva akiri noneho bitangiye kuza. Kuko nabonye n'ubundi inama wangiriye niyo ibyo ndi gukora byose n'ubundi. Hari umusore wo kuri Facebook byararangiye. Si yankatiye kera. Wow. Ngiye gukunda komisiyoneri. Ese ko noneho ikintu cyose nkubwiye uhita ukishima. Uretse ugiye gukunda komisiyoneri kubera urukundo cyangwa umaze iminsi umaze iminsi umucunga? Ndabizi muri iyi minsi ngafite udufaranga. Urukundo rukujyanye cyangwa n'udufaranga? Afite amafaranga. Gaju ntago mwizeye. Afite amafaranga se uramukose. Bya serious ibyo kumbwira cyane za filimi zawe sinzi ngo. Wowe mbwira, ubundi ndakubwira urukundo mukunda ari uru. Oya ibyo tubireke. Ugiye amafaranga yewe ugiye kumukunda bitewe n'amafaranga cyangwa urumva mu mutima? Oya nyina akantu k'agakundo katangiye kunzamo pe. Ntabwo nakwirariraho. Ariko urukundo rwanjye ruhora rubunga. Shawe urukundo rwanjye bugira imitima 5, niba ugira 4 simbizi uyu munsi byagenze gute? Umunsi afunguye. Ngiye gukunda leta binyorohera. Gusa nyine niba utangiye gukunda komisiyoneri. Ntago mwizeye niba ari urukundo nyarukundo cyangwa niba ari udufaranga. Nyine udufaranga mbwira. Aradufite. No usigaye ugira amanyanga. Ubuse nabyo. Ntabyo. Gusa afite amafaranga. Ngaho mbwira. Komisiyoneri. Ngaho mbwira ntera story naguciye no mu ijana. Ariko nubundi nyine ngiye naranje gufata umwanzuro. Ngiye gukunda komisiyoneri. Shano maze bico byagaciye. Nubundi mbonye nta gukomeza kwihoma. Gaju na komisiyoneri ariko uribuka amagambo wamubwiye yo kwihenura. Akose ngiye nzanje kukugisha inama waranze ukazana ibyo. Oya ngiyewe mvuga ibintu biriho. Sibyo? Urabyibagiwe aka kanya. Ejo bundi bari kumbwira sinzi ngo use iki cyuya cye kirashize aka kanya.
oya ejo mbwiza ukuri cya cyuya cyangwa sinzi ngo nahantu afite ho guparika sinzi ngo komisiyoneri ngo telefoni mbabarira umbwira ibyo bintu urumva uzabigarura urukundo rujyaho rushatse rwamugiyeho kuki ukunda kubiserereza noneho inshuti yanjye ndumva yahindutse pe ntabwo nzi impamvu ndi ahubwo se wamperekeje muherekeze he nshaka kujya kureba komisiyoneri ariko noneho gaje nshaka wamperekeje ngewe shukuru reka ntabwo ngiye ibintu by'abakomisiyoneri wapi sinaguherekeza ukunda se si inshuti yawe ngewe nkuherekeza tujye kureba Romeo shamerekeza ese undi ijyana mvuga kwiki aranse nawe ntacyo uri bubone cyo kuvuga bitewe n'amagambo wamubwiye ariko ngewe ntabwo naguherekeza ikibazo ndamukunda ariko se wamperekeje wenda ko wamfasha kubimwumva oya ntabwo naguherekeza subiza ko hari ibintu byinshi ujya unsaba nkabyemera kuri iyi nshuro wapi oya handi hose warakigikira ntabwo naguherekeza kujya kureba Romeo wapi muri amahoro urarangiye nkomeze mute mukuru y'imyaka myinshi se neza waragiye umutaro uraguherana neza singuheruka kanyagwa abavandimwe babura batangana nari ndaho na za ndwara z'ubusaza z'ubu yewe mfura ibyo byo ntacyo bitwaye turwana nabyo ko hari ikindi noneho cyanzonze pe umva kirangamburuza aho bukera ni ikihe kindi se wamfura we ko amakuru umenye none hata yanciye umugongo nashize niko se rurangiye ureba imyaka tumaze nsange shenge na juru ari abana ba Gitindi Giti Felike nakubiswe n'inkuba yewe ugacwa ubu ndazibandwa nzerekeza he none gipfushuza ibintu yankoreye ntabwo uzi ibyago yanteje yanjojoroje yanzonze ubwo urumva naherahe mbimubwira abana banjye juru nasanze arabisha rurangi naho ubundi yewe se mu nka se ni amahoro rweza nkohe ngo yarabyaye n'incozamihigo yewe iyo mfizi rero nta kibazo ubwo cya kimasa kindi wakigurisha nkareba uko nkomeza kwiyitaho naho ubundi rwose ukene ufite itungo rikakugoboka mfura nta kibazo rwose nuko ni yonkwe mama yarabyaye nawe mama Sayiza yarabyaye ndabizi shuru bakubye nakubye wanyumvaga se kandi twicaranye ni ukuvuga ko aho nahereye mvugana na Rurangirwa wanyumvaga wumvise iki mukobwa nimba nakumvaga niba ariko meze nk'umuntu wakumvaga ariko nakumvaga cyangwa se nakumvaga baza nakumvaga sha wumvise ikinyongorera neza ari gutereta papa gutereta mbaza amahoro yo mu nka nanjye banza numvisha iby'inka no kubyara ngo nase bihogo se papa ngura amanuze yo mu jisho wumvise banza umbwira ibintu byose wumvise aha nabyumvise ariko sinanabyumvise humura papa wumvise iki nabyo numva mbwira ariko ntukajya ubabaza so kandi agukunda kurenza iri juru kandi nitwa juru sabaye iki ahangaha ni ya nka yanteye umugeri babanyagwa se bagendaga bankurura ariko papa bambwira amateka yawe yahahise
asubisha cyane cyane ku bijyanye n'iki ni iki bijyanye n'abo bantu bigo batwirukangana tutagira aho tuba tuzenguruka ibyo bizashiraho humura mukobwa wanjye ndashonje humura bara shenge se natetse se ubundi shengeri shenge ateka ariko umukobwa ari nawe waribyaye ubundi mama namumeze nk'abagira amanyanga mwese Gaju none se ko kwantumije ko nshaka nicyo ndakumbwira kirahari ariko noneho umuneza usigaye ufite muri iyi minsi nibyo ni ukuri pe bisigaye bintungura maze shanye ntari ikintu uranegura kukubwira yego ubundi nicyo nari ntegereje nicyo nashakaga ntuzi se ari igiki icyo ari cyo cyose cyakuva mu kanwa numva cyaba gitagatifuje ni ukuri ntacyo nyine kirahari gusa nyine maze iminsi nkora research ku kazi k'ubukomisiyoneri yego ntabwo ari cyo nashaka kubwira ariko nyine nibyo nabyo maze igihe ndi kubitegura uvunika kubera iki se uca kure y'umbaza ko nari gusobanurira ubukomisiyoneri ko byose mbizi gusa nyine nabonye harimo ibintu byinshi cyane harimo inyungu nyinshi yego yazirimo cyane narabibonye pe nteze amatwi ariko mfite n'amatsiko nzakubwira nitwongera guhura kandi uzi ko amahirwe y'umuntu ari uwo munsi gusubiza ute ko ejo nzaba nkiri ndabizi uracyariho turacyari kumwe nisubire utambwiye kandi wasanga nimara kugenda uri bwibuke ibyo wari bumbwire n'ubu ndabyibuka ariko nzakubwira oya niba hari ikintu cya mbere ngira ni amatsiko ntabwo nabikubwira mbabarira ubwira ikintu warayindose no please cyangwa warayirose mufite utw'inyungu tw'imbeba oya sinakubwira ukuntu narose gusa ibyo narose nyine biratangaje biri serious cyangwa mbabarira ukambwira koko ukuntu wasaga kakavumbura bashyiga ariko uzi ko mu nzozi habamo ibintu by'ibitangaza gusa hari igihe urota nk'umuntu wenda muri nko kuganira ahantu ageze agahita yirukanka yamara kwirukanka agahita ahinduka imbwa noneho ukibaza ibyo bintu ntibibaho mu buryo busanzwe ariko umuntu agahinduka imbwa da ntunabyibazeho ngo kuki ahindutse imbwa ahubwo iyo mbwa wenda ukayitinya cyangwa iki none rero njye mbikubwiye ntabwo nazongera kukureba asaga n'agasamunyiga gasamunyiga akazize nakoze waretse koko anyway icyo nzi cyo umwana mwiza kandi umaze kumbwira ngo ndateye ibintu bitari byiza oya ntabwo byari bibi gusa uko wasaga ntabwo wasaga n'imbeba ubu umwe nanjye nzakwishyura mu nzozi rero ubyitege upfa kuzava mu nzozi zanjye gusa ntuzakaruke gute nirukanka sinzongere kuzigaruka ukuntu ujya uza simba ngo ushaka sinjya nkurutaho ibintu byiza simbona uri keza ubwo niko kuri rero no mu buzima busanzwe oya ni iby'inzozi gusa ukuntu iyo ndi kureba mba numva ndahaga kukureba ariko iyo bigeze mu nzozi mba nabaye karashika oya ntabwo ari byo mvuga ko ntabwo uri mwiza tu iyo uba ufite umurizo ariko usigaye usetse cyane hari igihe uba umeze nka ngunda uzi ikintu ahubwo umaze kubona urimo uransirereza kubera ko ntabwo wari unkumbuye oya ese kuvuga ko umeze nka ngunda si uko uba ufite ikida kinini gusa wagira ngo ibigega byose by'i Kigali n'ubu birya ubu se ari njye nawe oya ni mu nzozi ese ni mu nzozi ni iki gituma utari kumbwira ukanyicisha amatsiko gusa
biragoye ariko wogira ngo wasigaye ahubwo baraguteyemo n'indi misemburo. Oya ntaye sindi wa wundi. Sha bajya baguteye imisemburo nk'ibyishimo no kwishima bigezaho. Oya ariko na mbere nabaga mfite ibyishimo. Yego. Uko twahuraga nyine mu minsi nabyutse nawe. Rero ntuzongere kugira amatsiko ku kintu kijyanye n'akazi kanjye k'ubukomisiyoneri urumva noneho ndashaka kuzagutegera indege urumva njyewe reka kujyana Kampala ukagenda ukamara iminsi 7 wumva ibyiza byo gukundana n'umusheri w'umukomisiyoneri urumva se bitaguteye amashyushyu yo kumva uko bizaba bimeze cyane n'ubwa mbere nzaba ngiye mu ndege n'ubwa mbere nzaba igiyemo uretse niyo ndege iguruka mu kirere niguruka mu mutima wanjye uzayicaramo I swear ndakubwiza ukuri Urakoze bazi reka njye nsezeranye ikintu ndagikora ariko nubwo ngiye hari ikintu utambwiye njye byo ngusezeranyije nzabikora mbishyire mu bikorwa ntacyo nzakikubwira yego ntabwo nzakomeza kubyihererana nzagira ngo mbikubwire ngo basi kunyishura mpobera nagira ahubwo ngushimire kuba wafashe umwanya wawe ugatekerezaho ko mpari buriya wampamagaye numva ndumiwe nibyo call yawe yabaye nk'igitangaza wagira ngo bari bambwiye ko natomboye miliyoni 100 miliyoni 100 wakoze kazi kunezerwa ko naje numvaga rigeze hahandi nyine nta kindi narenza ngo gukora ariko urabizi ko rimwe na rimwe ariye bafite ibitekerezo bitari byiza yo about what arigiye mba numva nshobora kukubona hanyuma akaza kuza gutoragura podapoda gusa what do you mean iriya arigiye mba numva niduhura uzahita undya yega agasigara inkweto ariko ntabwo ujya unezezwa n'iyo ndi kumwe nawe njyewe niki gituma numva naguma iruhande rwawe se kitari kunezeza ko wansize waransize urabizi yuko uko nabonye amahirwe kose nagiye niyiba mu buryo bugoye nakwamagana inshuro nyinshi tudashobora kuvugana impamvu urayizi cyakoza kugira ngo ashaka kugerageza umutima wanjye nagira namenya ko gukunda bibaho ubundi nkikubona nabakumbona yego nishimye ariko noneho nk'ubuzeho nahise nsara nahise menya agaciro kawe buriya umuntu amenya agaciro k'ikintu ariko atakigifite uruwa agaciro pe gasumba zahabu yewe gasumba na diyama nta muntu wamitishamo amazu y'isi yose wamitishamo amatungo wamitishamo zahabu ndetse n'uwampa inyanja n'ikirere byose akangabira nta kintu na kimwe cyanganya agaciro nawe uruwa agaciro